ikikubwira ko ari inshuti mbi ntabwo azakubwira ngo icara ushikame, ntabwo azakubwira ngo senga, ntabwo azakubwira ngo bigumemo, ahubwo azakubwira ngo bivemo. Imana iduhe inshuti nziza mu buzima. Njye impamvu mbivuga cyane, nigeze ngera mu buzima nkeneye inshuti nziza. Bwari ubuzima bwari bungoye, nari nkiri mutoya, ariko nagiye mbona inshuti mbi. Tugiye kumva ijambo ryiza mugiye kugezwaho nanjye Uwineza Clementine ku izina ry'icyubahiro ry'umubyeyi nitwa Mama Christian. Imana yo mu ijuru nibane natwe. Tugiye gutangira turirimbana indirimbo y'194. Imana ibaho umugisha. Ivuga ngo Mana nduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwire, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi, ntizemera ko ibirenge byanjye biteguza, ikurinda nabwihunikira nisinzira, Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso nisinzira, Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso nisinzira. Imana ibaho umugisha. Iyo ndirimbo yari yo kubakira no kubaha ikaze. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha. Tuje kuganira ku ijambo ryiza, ijambo ririmo ubwenge, ijambo nkwingingira kumva kandi ukaryumva neza. Ni ukuri kandi tujye twumva ijambo ry'Imana turisobanukirwe. Imana ishimwe. Nkuko nabibabwiye, ndubatse, mfite umutware n'abana 3. Ubu ntuye Kicukiro, ariko mu minsi iri imbere ndaba nimukiye za Bugesera, niko Uwiteka aba yabishimye. Imana ibaho umugisha. Nkomeje gusuhuza cyane abantu b'ababyeyi, nkunda abamama cyane, nkunda abamama. Abamama n'abamama ni intwari. Buri abagore turi abantu bakomeye cyane, turi abantu b'agaciro, turi abantu bo kubahwa na Bibiliya yarabivuze. Abamama ni abantu b'umugisha mu buzima busanzwe. Tugiye gusoma ijambo riri muri Luka ibice byaho 7 umurongo waho wa 11. Umutwe w'amagambo uranditse ngo azura umwana w'umupfakazi. Imana yo mu ijuru nibaho umugisha. Ngo bukeye ajya mu mudugudu witwa Nayini, abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umwana w'ikinege, kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara. Ati humura. Abakikoreye barahagarara. Ati muhungu wanjye ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Imana ibaho umugisha. Iri jambo ndarikunda cyane. Iri jambo riramfasha mu buzima bwa buri munsi. Iri jambo nari gusangiza, iri jambo warisangiza inshuti yawe. Imana yo mu ijuru yambwiye ngo Imana hari ibintu ije guhindura mu buzima bwawe. Imana yo mu ijuru yambwiye ngo hari ikiriba Imana ije gukoraho. Ntabwo aka kanya nje namenya ngo icyo kiriba ni ikihe, ni wowe ukizi. Ariko ndakwinginze burya buri muntu wese ikibazo afite abaza ahantu bipfira, umuntu wese abaza ahantu byahengamiye, kandi wowe ubwawe nta mbaraga zo kubihengura wifitiye. Ndakwinginze ngo niwegere Imana Data wa twese. Ndakwinginze ngo niwegere Yesu, umwegere umutakambire, umwegere umuririre,
umwegere umuterete, icyo kiriba cyawe nawe yagikoraho. Ntabwo nzi icyo kiriba nimba ari ukubura urubyaro, ntabwo nzi icyo kiriba nimba ari ukubura imyenda, ntabwo nzi icyo kiriba nimba ari ukubura umugabo, ntabwo nzi nimba ari ukubura akazi, ariko nje kukubwira ngo Imana yo mu ijuru hari icyo yakora. Imana yo mu ijuru yakora kuri icyo kiriba. Imana nibaha umugisha. Ninjoro ndyamye nagiye mu nzozi, nabonye umumama ufite ikibazo gikomeye cyane. Uwo mumama nabonaga arubatse ariko ikibazo afite umugabo ahora amubwira ngo aranuka. Nukuri nababaye, byari mu nzozi, nizo nzozi zaje gutyo kandi umwuka ntegeka kubivuga. Yambwiraga ngaranuka. Umumama iyo yiyegereye yumva atanuka, yari kumwe n'abandi yumva atanuka, ariko ubwo nyine umugabo ni ko amubwira. Namubwira ngo naramuka abonye iki kiganiro akagikurikirana abaye ari we, azapfuka amasenge, azasenga amasengesho y'iminsi 3. Icyo ni ikiriba cye kandi agomba gusengera. Hari umuntu wamuroze, wamwangishije umugabo we, amuroga kujya nukirwa, umugabo we akajya amunukirwa kandi ubusanzwe ntabwo anuka pe, agira n'isuku uko namubonye. Ariko Imana yo mu ijuru yambwiye ngo ije gukuraho icyo kintu. Imana ibaha umugisha. Nongeye kubwira abamama, hari abamama 3, hari abonzi 2, hari n'undi nabonye mu nzozi babuze urubyaro. Hari abamaze imyaka 4, hari abamaze 2, hari abamaze 6, ariko Imana yamwijije gutanga urubyaro mu izina rya Yesu. Iri jambo impamvu ndikunda cyane, nta hantu Imana itakura umuntu, nta naho itamugeza. Umumama yari yababaye, umupfakazi yari yarize, urumva umwana umwe w'ikinege, ibaze gutakaza umwana umwe Imana yaguhaye ari ikinege, nawe ukamubura, nta yandi mahirwe yo kubona undi. Umugabo yarapfuye ntawe uhari, kandi wowe ubwawe uragira uti sinzashaka undi mugabo. Birashoboka cyane mu buzima busanzwe bibaho, ariko Imana yambwiye ngo nawe ubaye uriho ufite icyo kibazo, ufite icyo kiriba, Imana yambwiye ngo ije kugikoraho mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru nibane namwe. Hari indirimbo nkunda cyane 120 ivuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira. Uwiteka Nyiringabo Imana yavuze ngo hari abantu benshi aje kuvugira. Uwiteka Nyiringabo Imana yambwiye ngo mbabwire ngo hari abantu benshi aje kuvugira. Ugize amahirwe wagira ukuvugira. Umukobwa ufite umuntu umuvugira ntabura umugabo, umusore ufite umuntu umuvugira ntabura akazi, umumama ufite umuntu umuvugira ntabura urubyaro, ntabwo divorce, nta nubwo abyara abana ngo bananirwe kwiga. Ntago bibaho. Imana yacu ntigemera ko dukorwa n'isoni. Imana yacu ntigikunda ko twicwa n'inzara. Imana yacu ntigikunda ko twambara ubusa. Imana yacu iradukunda. Iyaba mwari mubizi, iyaba mwari muzi urukundo Imana idukunda, iyaba mwari muzi imbabazi Imana itugirira, iyaba mwari muzi ijambo ryarambwiye ngo mwite ku by'Imana nayo izita ku byayo. Nshuti yanjye ndakwifuriza ayo mahirwe, ndakwifuriza ayo mahirwe. Imana yitaye ku byawe ntako bisa. Imana yitaye ku byawe ubona umuryango. Imana yitaye ku byawe ubona inshuti nzima. Imana idukurireho inshuti mbi mu izina rya Yesu. Imana iduhe inshuti nzima. Nicyo nakwifuriza umumama uzareba iki kiganiro, nicyo nakwifuriza umubyeyi w'umupapa cyangwa w'umumama, umukobwa cyangwa umusore. Imana idukureho inshuti mbi, iduhe inshuti nziza. Hari igihe umuntu agira inshuti mbi, nkatwe abamama turabizi cyane, ukagira inshuti y'umudamu mugenzi wawe. Hahandi ubona kubaka byanze, ubona byahengamye, ubona byatambitse, ukamuganyira uzi ngo ni inshuti yawe uri kuganiriza. Ukamubwira uti nge ndabona byanze ngiye kuruhagurukamo. Ikikubwira ko ari inshuti mbi, ntabwo azakubwira ngo icara ushikame, ntabwo azakubwira ngo senga, ntabwo azakubwira ngo bigumemo, ahubwo azakubwira ngo bivemo. Izo nshuti turazisenye mu izina rya Yesu. Inshuti nziza irakubaka, inshuti nziza ikure mu mutima, inshuti nziza iraguhumuriza, inshuti nziza ibabarana nawe, inshuti nziza yishimana nawe. Imana ishimwe. Imana iduhe inshuti nziza mu buzima tubamo bwa buri munsi. Iyo nshuti iyo uyiganirije ibyo bintu byose, yakubwira ngo igendere, yakubwira ngo genda, ngo uracyari mutoya, ngo ufite akazi, ngo ubuzima burakomeza, ngo abantu uzabarera wenyine. Arakubeshya. Nshuti yanjye arakubeshya. Nkugiriye inama yo gusenga. Imana iguhe inshuti nzima, Imana ikwereka abo mugendana, ibagusobanurire, abo kwirinda ubirindwe, abo kwirinda ubirinde, abo gukunda ubakunde. Imana niduhe inshuti nziza. Imana niduhe inshuti nziza. Nigeze ngira inshuti mbi, narazigize ndazigira, ariko nshima Imana ko yazinkuyeho. Inshuti mbi iyo ugiye gukora ikintu kibi ntago akubwira ko ari kibi, ahubwo
akubwira amagambo atandukanye, akakubwira amagambo akwereka mbese mu mbaraga nkeya ufite nawe akongerera izindi nkeya. Ntabwo akumotiva ngo akubwira ati hoya ibi si byo. Hari igihe wenda umuntu atinya kukubwira ngo utarakara, ariko inshuti nziza ntabwo igutinya. Inshuti nziza ntabwo igutinya, ikibakubwira ko ari kibi, ikiza akakubwira ko ari cyiza. Imana iduhe inshuti nziza mu buzima. Njye impamvu mbivuga cyane, nigeze ngera mu buzima nkeneye inshuti nziza. Bwari ubuzima bungoye, bwari bungoye, nari nkiri mutoya, ariko nagiye mbona inshuti mbi. Nabaye mu buzima nakoraga akazi ko mu rugo, burya nako kajya kabamo inshuti mbi kandi zakujyana habi. Nakora akazi namubwira akazi kahari akarananiye, aho kumbwira ati wihangane wihe intego uvuga uti ndakora amezi 5 cyo nshaka nkigereho, barambwiraga bati kwa runaka bashaka umukozi. Hari igihe Satani yandwanyaga kandi akanesha. Burya Satani iyo wamuhaye urwaho, iyo wamwemereye arakunesha, ariko iyo wamugangije ukamusenya ukamukubita hasi uramutsinda. Hari igihe rero nanjye yaneshaga koko, nkabona ko ahantu ndi bidashoboka, akazi ari kenshi, amafaranga ari make, nkahava. Ibyo byose nabitekerezaga narahavuye, mbonye aho ngiye n'undi nta tandukaniro rihari. Ubwo naragendaga ngo mvuye mu kazi kangoye kamemba make, nkajya mu kamemba menshi ariko ntaryama. Najyaga mu kamemba menshi ntaryama, nkasanga birutwa nuko nari gukorera makeya, ariko nkaryama nkumva ndatuje. Aho ngaho urumva nagiye ngira inshuti mbi. Ariko Imana ikurinda inshuti mbi. Wa mama w'Imana ikurinda inshuti mbi. Wa mugabo w'Imana ikurinda inshuti mbi. Wa mukobwa w'Imana ikurinda inshuti mbi. Abakobwa hari igihe mugira inshuti mbi. Waba uri umukobwa ukuze ufite fiance, wabwira mugenzi wawe uti ngiye gukora ubukwe, aho kugira ngo bimushimishe akajya gushaka uburozi. Ntabwo yitaye kukuze, ntabwo yitaye ko abanye sheri, ntabwo yitaye ko ugiye gukora ubukwe, ntabwo bimushimishije, ahubwo akajya gushaka uburozi bwatuma bwa bukwe bwawe bupfa. Imana iturinde izo nshuti. Imana iturinde izo nshuti. N'abagabo nuko, abagabo hari igihe bagira inshuti mbi. Wamubwira uti umugore wanjye byanze, umugore wanjye aransuzugura, umugore wanjye agira gute, aho kugira ngo akubwira ati muzicare muganire mumene umuceri. Niyo mvugo y'ubigezweho ngo nukumena umuceri. Mu biganireho mukemura ikibazo, akubwira ati reka umugore ntazagusuzugure, ati ngune nkugurire kamwe, ati nangize utahe umubwize ukuri. Iyo ni inshuti mbi. Imana yo mu ijuru iturinde inshuti mbi. Inshuti zanjye rero ndabakunda cyane n'ukuri kandi mbahoza ku mutima. Ijambo nari mbafitiye ry'uyu munsi ni iryo ngiryo. Nzagaruka mbabwire andi makuru. Icya mbere twese ni ukugira amakuru, kandi icya kabiri ni ugusenga Imana yo mu ijuru. Icya gatatu nabwira abamama basigaye bambabaza, n'abamama batita ku ngo zabo, abaha agaciro itandukana ryabo n'abagabo babo. Naje kubabwira ngo mubigumemo mubikomeremo. Inshuti yanjye, burya kubaka biragoye, ariko no gusenya biragoye. Hari abagore babigize business, cyangwa se n'abagabo, ndavuga ku mpande zombi. Hari igihe urugo rusenyuka byavuye ku mugabo cyangwa rugasenyuka byavuye ku mugore. Ariko nje kubaha ubu butumwa, kandi mubwumve, kandi mwoka byaramwe hamwe no gusenga Imana igidushoboza. Burya umugabo wese wataye urugo, waba uri umukire waba uri umukene, ntabwo bibura ingaruka bikugiraho. Cyane iyo wagize amahirwe ukagira urubyaro, wowe ubwawe uba wihemukiye ugahemukira n'abo wabyaye. Ndabwira n'abamama, wewe mu mama ubishatse wakubaka, ubishatse wasenya, ariko inama naguha ntabwo ari zo gusenya urugo. Inama naguha ni zo kubaka. Biragoye, ndabizi kubaka muri iyi minsi bamwe biragoye. Hari igihe hazamo ubukene, hakazamo izindi ntambara, hakazamo kudahuza no kutumvikana, ariko icara usenge. Jya ku karago ugenda wiherera uririra Imana, uyibwira uti Imana ni wowe wampaye uyu mutware, kandi icyo nifuza nuko twarambana, icyo nifuza nuko twarerana abana, icyo nifuza nuko twaterana imbere. Gusenya n'Imana ibyanga urunuka. Gusenya ntabwo ari ibintu byubaka u Rwanda, ntabwo ari ibintu byubaka umukristo. Nshuti zanjye, ndabinginze mukomere kandi mukomeze, ejo ni heza. Nari ndi kubwira abamama n'abapapa, nje birambabaza cyane. Maze imyaka 12 nubatse, ariko mba numva ndi fieri yabyo.
ntabwo ari uko biba byoroshye pe, mu buzima busanzwe biragoye. Iyi mibereho ni byinshi byatuma umuntu atumvikana n'undi, ni byinshi byatuma umuntu adahuza n'undi, ariko nje kubabwira ngo mwicike intege, nje kubabwira ngo mwicike intege, nimukomeze kandi mukomere, kandi muharanire iterambere ryanyu, muharanire iterambere ry'urugo, muharanire iterambere ry'abana banyu, mushyire hamwe abana bige. Hari igihe njye mbona nk'umwana atiga, kandi umwana ntago yabuze ubwenge, umwana ntago yabuze imbaraga zo kujya ku ishuri, ahubwo ababyeyi kwa kutumvikana kwabo abana bakabigenderamo. Niyo mpamvu bimbabaza, niyo mpamvu nje kubabwira ngo ibintu byo gusenya, ibintu byo kutubaka, ibintu byo kutumvikana, ibintu by'amadivorce mu bisengere bitsindwe mu izina rya Yesu. Murakoze cyane, niryo jambo nabagezagaho, nubwo buhanuro nabahaga, kandi nukuri Imana yo mu ijuru ibakomeza, ibakomereza amaboko, ibakomereza intambwe zanyu, ibagure mu buryo bwose, ibarinda amajya n'amaza, ibarengere hepfo no haruguru, ibarindira imiryango. Nicyo nabifuriza abantu bakurikirana iyi cano, nukuri n'abanyamugisha. Imana yo mu ijuru irabakunda cyane, kandi nukuri mujye mukomereza aho ngaho, mukomeze murwana ishyaka. Umukristo nyawe ararwana agatsinda. Mu buzima nta muntu ujya wifuza gutsindwa, kandi gutsinda nyako ubishobozwa n'Imana Data wa twese. Gutsinda nyako ubishobozwa no gusenga, gutsinda nyako ubishobozwa no guca bugufi, gutsinda nyako ubishobozwa no kwiyoroshya kandi ukubaha Imana. Reka dusenge, ibindi tuzasubira, kandi Imana yo mu ijuru ibane namwe, kandi mujye mwumva aya magambo, muyumve. Ni ingenzi kuri wowe. Niba atari nawe utabyumvishije, basi biganirize mugenzi wawe, kuko aka kanya wenda wowe umeze neza, aka kanya urarya ugahaga bimwe ukabimena, aka kanya uraryama ugasinzira. Hari abadasinzira kubw'uburwayi, hari abadasinzira kubw'ibibazo, ariko ujye wirengagiza, ntukajye wirengagiza ko hari abantu bababaye, hari abantu bashonje, hari abantu barushye, hari abantu bakeneye aya magambo abahumuriza, hari abantu bakeneye kubakwa n'abandi. Hari igihe umuntu yubaka undi mu bitekerezo, akabubaka undi mu bitekerezo, akamuha inama nziza, akamuba hafi mu buzima bwose. Ntabwo kuba umuntu hafi ari ukumuha amafaranga, ntabwo kuba umuntu hafi ari ukumuha umuceri cyangwa akawunga, nabyo birakenewe, ariko nimba utabishoboye ntacyo. Nimba uzi ko ari mu bihe bimugoye, nimba uzi ko ari mu ntambara agomba kurwana kandi zitamworoheye, mube hafi mu bitekerezo, umuhe kuraje, umuhe inama nziza, umuhe inama zatuma abona wa muceri, umuhe inama zatuma abona kakaza agahahira abana, umuhe inama zatuma nyirinzo atamuha piriyavi. Biba bikenewe mu buzima. Reka dusenge, tubwire Imana Data wa twese dushoboze. Turi mu isi y'intambara, turi mu isi y'ibibazo, turi mu isi yubakiye ku bintu bikakaye, kandi tugomba kuyibamo uko byagenda kose, tugashobozwa no gusenga, tugashobozwa no guca bugufi, tugashobozwa no kwihangana. Imana yo mu ijuru nibane namwe. Imana Data wa twese, Imana y'amahoro, Imana irinda ijambo ryayo kandi ikarisohoza. Uri Imana ivuga bikaba, wategeka bigakomera. Uri Imana irinda abo mu Rwanda, ukarinda n'abo mu mahanga. Uri Imana irinda abasore n'abakobwa, ukarinda abamama n'abapapa. Data wa twese, uri Imana irinda abagore batwite, ukabaha kubyara neza bagatambutsa ishimwe. Uri Imana imenya abatagira shinge na rugero, babandi batagira imyenda yo kwambara, bamwe barara batariye n'ejo bakabwirirwa. Ayiwe Data, ntago twabona amagambo tugushimiramo, gusa uri rubasha kandi ushoboye byose hatabuzemo na kimwe. Uwiteka we, aka kanya tukweretse Nyiringabo Imana, abakobwa bari ku karago bari gusenga babuze abagabo, tukweretse abamama nabo byanze babona byatambitse. Uwiteka we, hari ukuntu wabihagarika bikajya ku murongo. Tukweretse babagabo badafite akazi, Mana we, barya uko bigoye. Umugore yasigaye mu rugo arindiriye ko umugabo azana rasiyo, kandi umugabo nta kazi afite. Data wa twese niwe wahanze amaso, abana ku ishuri barabirukana, bati nta niforome, nta mafaranga y'ishuri, ntaki. Ariko dufite Imana ica inzira, kandi Imana yacu aho yanyuze nta kindi cyahahangara. Imana yacu aho yanyuze ibintu byose biremera. Nababwira ngo buri muntu wese nasenga Imana igeriwe, buri muntu wese nasenga Imana imugenderere. Imana igende mu gikoni irebe ibikenewe ibizane, Imana igende irebe mu cyumba irebe ibikenewe ibizane, Imana igende irebe ubushomeri buri mu nzu, itanga akazi, ihindura ubuzima.
Ega Imana igihindura ubuzima narayibonye. Imana yankoreye ubukwe byari bigoye, byari mu nzira zitambitse, byari mu nzira zicuramye, ariko Imana yarabihenguye irabihengura. Uwiteka wenda gushimiye. Rero ntacyo utakora ku bantu bawe waremye, waremeye imena n'amaraso yawe kugira ngo twitangire. Ibyo turacyabyibuka ntabwo twabyibagiwe. Waremeye urabambwa ku musaraba w'isoni Kristo, aho ninjye n'abandi bose waziraga. Uwiteka we ntabwo twabyibagiwe. Ngaho rero dushoboze ukomeze ducira kandi kayira. Ni ukuri Imana ukomeze dufukurire iriba, udukomereza amaboko, utwagurira intambwe. Ni ukuri turagukeneye umunsi ku munsi. Data wa twese uturekuye twagwa, uturekuye twakwandagara, uturekuye twaseba. Nukomeze udufate kandi udukomeze Data wa twese we. Ni wowe uzi ibyo dukeneye, ni wowe uzi intimba ziba mu mitima yacu, ni wowe uzi amarira turira amanywa n'ijoro, ni wowe umenya bya bindi byose. Bimwe ntabasha kubwira inshuti yanjye, bimwe byanjye byahariya mu gikari cyangwa mu cyumba cyangwa hahandi, byose ni wowe ubizi. Kandi ujya uvuga bikemera, wategeka bikaba. Turakwizeye nk'Imana, tukwizeye ko ushoboye byose, tukwizeye kuri Imana yihagije. Uwiteka we, ngaho urema amashimwe mu Banyarwanda, urema amashimwe mu bantu bose bari hanze. Hari abarwayi bamaze iminsi kwa muganga, hari imfungwa, hari abaremerewe mu buryo bwose. Uwiteka wenda bakweretse, urakoze kuri kumwe nabo kandi natwe uri kumwe natwe. Abari mu Rwanda, abari hanze, abari mu bihugu byose hirya no hino, Imana yo mu ijuru nikomeze ibiteho. Shalom shalom.